Ibihe byiza wowe ukurikira YouTube channel Musinga TV, nkwifuriza kugira ibihe byiza. Nge wumva kuri micro ni Maxime Kayumba. Ubu nkuzaniye inkuru iri bugutungure ikanagutangaza cyane. Burya ngo umugabo ayobora urugo rwe uko abishaka. Aha tugeze ni mu karere ka Ngoma, ahahoze hitwa Ikibungo mu mujyi. Abahazi neza murahabona niho neza. Uti agashya gahari nakahe? Niki cyatumye duhaguruka tukajya gutembererayo mu karere ka Ngoma iburasirazuba. Abakunda football ni wabo w'ikipe yitwa Etoile de l'Est. Bimeze bite rero? Ukurikije amatangazo uri bugende ubona, uri bubone neza ko bibujijwe kuba. Abanyarwanda nibo bavuga ijambo ryiza ngo ni ugusunutsa amazuru, gusunutsa ubuzuru, cyangwa se kuba wajya kugira ikintu runaka ureba. Icyatumye tuzinduka tugafata urugendo umuhanda muremure tukanyura mu bisika byo mwirebezo, tukazamuka umuhanda mwiza cyane umurikiwe iburyo n'ibumoso, imisozi myiza. Dufata urugendo tugera mu mujyi wa Kibungo neza, nta yindi nkuru yari tujyanye. Ni inkuru twumvise tukayifata nk'igihuha, ariko ni inkuru y'ukuri. Uti n'ibikero mu karere ka Ngoma birabujijwe ko umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yashaka umugore wajye ku murenge asezerane, abujijwe no kuba yakisomera ku icupa ry'inzoga ihiye. Ugiye kubyibazaho wibaze ko ndo mubeshya, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari itangazo rivuga ngo birabujijwe guha umuntu akantu gahiye niba atujuje imyaka 21. Dusanzwe tubizi ko ku rwego mpuzamahanga kugira ngo umuntu yemererwe kunywa akantu gahiye ari imyaka 18, ariko akarere kamwe mu Rwanda, ariko akarere ka Ngoma kashyizeho itegeko rivuga ngo twebwe iwacu muri Ngoma Ikibungo umuntu azanywa akantu gahiye ariko afite imyaka nibura 21. Barabyemeza, barabisinyira, ndetse bagusanze mu kabari uriho unywa inzoga udafite imyaka 21 kahita gafatirwa ibihano. Ubwo ufite imyaka 20 ni ukwirira amandazi ukanywa n'icyayi, ubundi bigahuriramo. Amatangazo ku nkuta zose aravuga ngo birabujijwe kwakira abana badafite imyaka 21 ngo baha akantu gahiye. Birabujijwe. Aho n'ahandi ejo ushobora guturuka i Cyangugu, ushobora guturuka i Nyagatare, ushobora guturuka n'ahandi hatandukanye, za Ruhango, Muhanga, muri Kigali, wagera mu karere ka Ngoma ukashaka kunywa ku nzoga udafite imyaka 21, uzamenye ko ubwo kakubayeho, ndetse na nyirakabari urimo ukondeye. Tuzakomeza kubashakira amakuru atandukanye, ariko birabujijwe mu karere ka Ngoma ko wasoma ku nzoga udafite imyaka 21. Nuramuka unahatembereye uzamenye ko icyo kintu kibujijwe. Icyo bita sakirirego, icyo bita guca inka amabere mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba birabujijwe. Tuzashakisha impamvu ishobora gutuma akarere kamwe k'igihugu gafata ingamba nk'izo. Niba ariho haboneka abasinzi, niba ariho haboneka ibirara, niba ariho hari izihe mpamvu zitandukanye zituma hafatwa ingamba zikakaye nk'izo, Musinga TV tuzagerageza tuhagere tushaka amakuru yimbitse, ariko nk'uko ubona ku byapa ariko bimeze. Iyi ni Musinga TV, mukomeze mugire ibihe byiza. Ukore subscribe cyangwa se unabireke, igikuru nuko uzakomeza kubona amakuru meza kandi agezweho kuri YouTube yacu.